Reka nkusuhuze kandi nkuhe ikaze wowe wahisemo gukurikira Umurishyo TV, wahisemo neza, wahisemo ahantu uzajya ukura amakuru meza kandi yizewe. Ni hano ku Umurishyo TV rero nkuko mubyumvise mu kirango cyangwa se mu kajingo kakozwe n'uwitwa Mavenge Sudi, ndanamusuhuje cyane. Hano ndashimira byimazeyo umuntu wakanze subscribe. Ni ukuri Imana iguha umugisha, ijye ikuba hafi uko bwije n'uko bukeye, ijye ikuba hafi n'urubyaro rwawe, ijye ikuba hafi n'umuryango wawe, mu kazi kawe Imana ijye ibana nawe umunsi ku munsi. Kandi izakurinde gukorwa n'isoni, ibyakwirukansaga, ibyakugenzaga Uwiteka bigenze, ibyakubuzaga amahwemo Uwiteka bibuze amahwemo, ibyakwitambikaga mu nzira zawe zo kuzamura ubuzima cyangwa se mu nzira z'iterambere Uwiteka byitambike. Guhera uyu munsi imigisha izi wawe, imigisha itagira uko ingana izi wawe, kandi mbikwatuyeho aho uherereye hose. Umva icyo nshaka kugusaba, iki kiganiro gisharinge, ni ukuri ugisharinge ukomeze dushyigikire. Hano hantu uzajya uhabonera byinshi byiza, uzajya uhabonera amakuru meza kandi akugerereho ku gihe. Ni ukuri abantu mwagiye mukanda subscribe njya mbura ukuntu mbashimira. Ubu maze kugira hafi ibihumbi 6. Ibihumbi 6 by'abasubscribers. Uwo muntu umaze kugira ibihumbi 6 by'abasubscribers ninde? Ni wa muntu bavugaga ngo bajugunye, ngo ababyeyi bamubyaye ngo nibamujugunye. Ariko ni ukuri kuba nanjye mfite abantu bangana gutya, televiziyo iyi shene ari iyanjye, biranezeza. Yego, maze igihe rero nta uploadinga. Impamvu si ikindi, si uko ibiganiro bidahari muri dashboard, muri machine y'umukameramani unkamerera birimo, ahubwo habayeho bya bibazo. Urumva tugirana kontara y'ukwezi, tugirana imikoranire y'ukwezi, hari uburyo ntari nakabona amafaranga ariko mbirimo. You never know, ejo mu gitondo mwabona wenda yampaye ibiganiro yatangiye kurekura. Mwishyura ni n'amafaranga make, mwishyura 20,000 buri kwezi. Mwishyura 20,000 buri kwezi ya internet. Ubwo urumva bikora nko mu buryo bwo kumfasha. Ubwo rero n'abandi bantu mwifuza kunshyigikira, nabaha nimero yanjye, uvuga uti nahateraho 5, nakubitaho 1,000, nta kibazo, nshyigikira. Kandi nimumara kunshyigikira, televiziyo iyi YouTube igatangira kumpemba, ni ukuri ushobora kuba utabyumva ariko muzayiboneraho umugisha iyi TV. Nihagira umwana wo mu muryango umpamagara ati mfite impano, nzamuzana. Nihagira mbese buri muntu bitewe n'ikibazo afite, nimbona televiziyo itangiye kumpemba ngize ubushobozi, nanjye nzabashyigikira uko nzaba nshoboye uko ariko kose. Rero ni ukuri aba basabu ndabashimira Imana. Ubwo sinavuga ko ahari ninjye muntu njyenyine hano mu Rwanda umeze nkanjye ufite ubumuga bw'uruhu, ariko navuga niko babyita. Hari benshi mbivuga gutya bakavuga ngo ntukabivuge, ariko ninjye muntu wa mbere ngira ngo ufite abafollowers benshi kuri YouTube. Mukomeze munshyigikire, tugere ahantu mu bihumbi nka 20, 100. Wowe icyo ukora ujye ureba ikiganiro gisoze unankorere share. Ndabura amasaha make ngo iyi televiziyo itangire guhemba. We nujya ubona udafite n'umwanya, jya ushyiramo akaganiro wigendere. Yego, rero nje kubagezaho amakuru atari menshi ariko nanone si makeya, ni updates. Mu kanya gashize hari ikiganiro mbonye abantu bamwe bavuga ku witwa Yampano. Nyuma yaho mbona hasohotse indirimbo kuri channel ya Yampano. Abantu benshi batangira kumubwira ati welcome back. Mu makuru mfite nuko Yampano ashobora kuba ari n'ubundi akiri mu maboko ataraye. Ashobora kuba akiri mu maboko ataraye, ahubwo akaba ari umuntu yahaye channel urimo urabimufashamo, amwaploadingira nyine kugira ngo wenda abone n'utwo dufaranga tuzajya tumusova wenda mu gihe akirukanka muri gahunda zimwe na zimwe nyine arimo aragenda aburana. Ikindi nababwira nuko uwitwa Nyarwaya cyangwa se Yago, mwabonye inkuru ze hano ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri channel ye, agaragara arimo ararira avuga ati
hari abantu bashatse kunyica, avugamo uwitwa DJ Buriyane, avugamo Philipita, avuga Fata ku mavuta, avugamo n'uwitwa Jihad, ngo n'abandi, ngo cyari igikundi kinini. Noneho ariko ibyo byasembuwe n'umusore ngo witwa ngo nimba ari Izabayo. Uyu Izabayo rero ni umwe mu bana babaga mu nzahuke, mu bana bafashwaga na nyakwigendera Pastor Theogene. Aya makuru rero uyu nguyu ngo ni Izabayo akimara kuyaha Yago, amuha na voice note, yaramubwiye ati Yago, ibi bintu nkubwiye ndabizi neza. Yago aramubwira ati ndashaka uzaze hano i Kampala, ati ndashaka uzaze i Kampala ubisobanure kuri kamera. Undi Izabayo aramubwira ati ariko ati ntabwo nshaka ko uzankamera mu maso, ati uzakamera igice cyo hasi. Nyuma yaho bakimara kubyemeranya, uyu nguyu ngo ni Izabayo, mbona yagiye kuri TV y'Urugendo TV. Noneho ku Rugendo TV mbona arimo aragaragara hose, bamufilmye no mu maso. Ndibaza nti se uyu muhungu ibintu arimo aravuga nibyo? Cyo ubwanjye nihamagariye Yago twaravuganye na chat ze ndazifite. Ndamubaza se Yago, uyu muhungu wakoresheje izo voice note yaguhaye ko yavugaga yuko utazamukamera mu maso, kuki yemeye ko bamukamera mu maso none hari no mu gihugu imbere, mu gihe yangaga ko uzamukamera mu maso ahubwo ari no hanze y'igihugu? Mpita ntangira gukubita agatima kuri bano bana bamwe bagiye baba mu nzahuke. Mwibuka yuko na Theogene inzahuke nyakwigendera yavugaga ko bagendaga bamunanira, nkavuga nababa uyu mwana cyangwa uyu mujene ashobora kuba ari n'umupapa, numvaga avuga ibintu by'uko yubatse urugo, ashobora kuba ari ibintu yakoze mu rwego rwo kwishakira hiti. Ndavuga ni ashobora kuba yaje yurira ku bibazo Yago yari afite, kuko wenda yabonye nimero ya Yago, ko mwibuke ko Yago yajyaga akoresha nyakwigendera Pastor Theogene ibiganiro, akaba ariho abana bamubonye, cyangwa uwo muhungu ngo ni Izabayo akaba afite ahandi hantu yakuye iyo nimero, akaba yabikoze mu buryo bwo gushaka kwa attractinga, cyangwa se bwo kugira gute, bwo kuba nyine yakura amarangamutima y'abantu akamamara. Ariko nanone reka twibaze ngo uyu muhungu abaye bino bintu yabikoze arimo arabeshya, aho kwa kuboko k'ubutabera Dr. Bimurangira Thierry ajya avuga ntibukuri buze kumugeraho. Tubyibaze. Uyu mujene bino bintu aramutse yabibwiye Yago amubeshya agira ngo yihitingire, byagenda bite? Kuko ngiye uko nabibonye, reka mbabwire uko nabibonye. Ndi umuntu umaze kuri social media igihe kirekire, kuko mushobora kuba mutanabizi, nge nanatanze bano ba Yago, natanze ba Yago muri showbiz. Ndabizi ko Yago ntekeza ko iki kiganiro gikurikiye, ariko niko kuri, kuko nge ntangira kujya mu nyamakuru natangiye kujyamo mu 2011 na 12 The New Times yanyandikaga mu nyamakuru nyura no mu mvaho nshya, sibyo? Uyu mujene waje avuga ko ngo atanga amakuru ngo yabari bagiye kwica Yago, nabonye uyu mujene arimo arabeshya. Ahubwo uyu mujene ashobora kuba yaruririye ku bibazo yagafite, nuko Yago yagendaga bitangaza, akagenda asanisha n'ibyo Yago yagendaga avuga, agahita avugamo aba bantu ngo bari bagiye kwica Yago, wenda we abikora nabeshya, sibyo? Cyangwa se hakaba hari umuntu uri inyuma y'abantu bari bagiye kugambanira Yago. Nibyo nabwiye na Yago, akabikora ashaka gukoresha uriya muntu nk'umuntu ubeshya, kugira ngo ukuboko k'ubutabera kuzamugereho, cyangwa se RIB izamugere imufate, basanga uyu muntu yabeshyaga, na Yago agendere mu gatebo kamwe n'akande nakuriya mujene, bigaragare ko babeshyaga ari nk'ikinyoma baba barateguranye kandi Yago atabirimo. Yago nibyo namubwiye numva ntabyumva neza, ndamwihorera, uri kumva? Gusa ntabwo nshaka gutinda, bino bintu bibaye ari byo,
babaye barashaka kwica Yago bakoresheje uriya mujene n'abandi abantu baba barashatse kwica Yago baba barahemutse, baba barakoze amakosa mabi cyane. Reka mbashimire cyane rero, reka mbashimire na update news nabagezagaho. Nimujya mushaka ko n'utu tuganiro ngenda ntukora mujye mwandika muti komerezaho Karabo, n'ibindi biganiro bigaragara kuri kamera muzajya mubibona muhumure, muzajya mubibona rwose muhumure cyane, sibyo? Ndabakunda, ndabakunda cyane. Ikindi umuntu uzashaka ko mwamamariza azaze rwose mwamamarize, nubishaka uzampa amafaranga. Muri iki gihe ndimo kwiyubaka byo ndimo nkeneye abantu cyane. Hari umuhungu nabonye witwa Bogari akora ikiganiro kwa Yaga amubwira ngo amukundisha abantu, nanjye nkeneye gukundwa n'abantu. Ufite ayo mafaranga wayamuha kwamamariza, utanayafite uzambwira ibyo wamamaza, nimbona byemewe na leta nzabikwamamariza. Kuko hari ibyo tutakwamamaza hano. Niba ucuruza kanyanga ntiyemewe mu Rwanda sinayamamaza. Niba ucuruza urumogi ntuzambwire ngo urunyamamarize Karabo. Ntabwo namamaza urumogi, ntabwo rwemewe mu Rwanda, n'ibindi bintu bitemewe sinshobora kubyamamaza. Ubwo rero mbabwire ngo ibindi nakagaruka, nimujya mushaka ko nabasuhuza mujye mubinyandikira mubwire ati Karabo unsuhuze, ujye unsuhuza umvuga amazina yanjye nzajya nkusuhuza. Nimero yanjye ndibwira ko nayibahaye ahari ni 078688